Yes, reka nanone ntangire ngo ikaze cyane wowe wakoze subscribe kuri Musafi TV. Nizera ko ukomeje kugenda ugubwa neza, wowe uri mu bice bigiye bitandukanye. Hanyuma utarakora subscribe, reka ngusabe gukora subscribe, like na share kugira ngo tujye tubasha kuba twabana mu biganiro bigiye bitandukanye cyangwa amakuru akomeje kugenda acicikana kuri ino mihanda. Nagutindiye turaza kuza turebe amakuru akomeje kugenda avugwa mu bice bigiye bitandukanye. Turaza kurebera hamwe aho umukwe yamaze kuba yahinduka umutekamutwe ku munsi w'ubukwe. Turaza kuza turebere hamwe aho n'ubundi umurenge mu karere ka Nyamasheke umukobwa yafashwe yibye ihene. Turaza kuza nanone tugaruke ku nkuru ya Stigen ukorera televiziyo ya VRT yo mu Bubiligi, ibyo yaje kuvuga ko u Rwanda rwamwimye uruhushya rwo kuza gukurikirana shampiyona y'isi y'amagare. Hanyuma mu yandi makuru turaza kuza tugaruke ku ntsinzwi ya Rayon Sport. Reka nguhe ikaze kandi nizera ko ibintu byawe bikomeje bigenda neza cyane. We'll be back nanone. Reka dore kuri ino nkuru yaho umukwe yaje kuba yahinduka umutekamutwe ku munsi w'ubukwe. Ni inkuru itangaje yabaye i Nyamasheke, aho umukobwa witwa Niyomuhoza Vestina yari yiteguye gusezerana n'umusore wamwiyeretse nk'umukunzi we, ariko nyuma bimenyekana ko ari umugabo wubatse washakaga gusa kumurya amafaranga. Vestina n'umuryango we bari bamaze gutegura ubukwe, batanze amafaranga agera ku bihumbi 300, ariko ku munsi nyirizina umukwe ubukwe ntibwigeze buba. Byaje kumenyekana ko uwo musore ari umutekamitwe ndetse afite n'undi mugore n'abana. Ubuyobozi bw'umurenge wa Bushenge bwasabye urubyiruko kudahubukira mu rukundo, ahubwo bakabanza kumenyana n'imiryango mbere yo gutanga amafaranga cyangwa kwitegura ubukwe. Stigen Verikroise ukorera televiziyo VRT yo mu Bubiligi yavuze ko u Rwanda rwamwimye uruhushya rwo kuza gukurikirana shampiyona y'isi y'amagare. Uyu avuga ko yari yemewe na USI, ariko ku wa kane yabuze uko yinjira mu ndege ya SN Brussels nyuma y'uko guverinoma y'u Rwanda imwangiye kuzinjira ku butaka bwarwo. Uyu munyamakuru akeka ko byatewe n'inkuru ze zakunze gutangaza anenga ubutegetsi bw'u Rwanda, anavuga ko yari afite gahunda yo gutara amakuru anenga igihugu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yasubije ko u Rwanda nta bisobanuro rwumva VRT cyangwa guverinoma y'u Bubiligi, ahubwo uyu munyamakuru na VRT aribo bagomba kwisobanura ku mugambi wa politike bari bafite wo kuza mu Rwanda bakazanwa na UCI, ahubwo ari izindi mpamvu. Dukomeje nanone i Nyamasheke umukobwa yafashwe yibye ihene. Ni kuri uyu munsi nanone wo ku cyumweru, aho Nyirabaho ufite Tereza w'imyaka 21 wo mu murenge wa Gihombo yafatiwe mu isoko rya nejo ku munsi wa gatandatu. Yafatiwe mu murenge wa Gihombo, yafatiwe mu isoko rya Karengera mu murenge wa Kirimbi agurisha ihene y'isekurume yari yibye mu baturage. Nyiri ihene Karembera Edouard yagize ati twari twarayibuze tuza kuyisaga ku isoko, uwo mukobwa arimo arayigurisha yiyemerera ko ari we wayibye. Ngayo nguko ayo ndiyo makuru akomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, cyane cyane urumva ko hari Nyamasheke ho ibintu bikomeze kugenda ibindi ibintu bikomeje kuba ari agaterera nzamba mugani w'umunyarwanda, ariko nuko nyine nuko bimeze, ngira ngo ibintu ntabwo biri kuza koroha cyane. Hanyuma mu yandi makuru ya siporo, Rayon Sport yo yaraye itsinzwe igitego kimwe na Singida Black Stars. Igice cya mbere kikaba cyarangiye umushyitsi ahaye ikaze umusangwa, hakaba hasigaye ibiganiro bigiye kubera mu cyumba cy'uruganiriro. Uvuga ngo ikipe ya Singida
yaje kuba yakihererana ikipe ya Rayon Sport yitsinda igitego kimwe ku busa, ari nako umukino waje kuba warangira. Reka mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, wowe wakoze subscribe kuri Musafi TV, nizere ko aho uri mu bice bigiye bitandukanye ugiye gukomeza kugenda ugubwa neza. Hanyuma nanasaba wowe utarakora subscribe kubanguka ugakora subscribe, like na share kugira ngo amakuru mba ngenda ngushakishiriza mu mpande zigiye zitandukanye z'isi ndetse n'iz'u Rwanda akomeje kugenda akugeraho 5 kuri 5 kabisa, ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Hanyuma nawe ukeneye kuba wakiryamira ahantu heza, intebe nziza, garde robe nziza, inzugi nziza, ibikoni byiza, n'ahandi ni muri The Luna Concept, aho ushobora kubahamagara kuri 0788 91 83 583. Aba bakaba bakugezaho intebe nziza, igitanda cyiza, ewana buri kimwe cyiza kabisa. Aba barakigufitiye, n'ahandi bakorera mu Gakinjiro ka Gisozi. Aba baraza kuba bakwitaho neza cyane kabisa. Ayo niyo makuru wazindutse avugwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Nkwibutsa ko wowe uri tayari ewana kabisa, banguka ujye kwirebera igare mu masaha ari imbere. Ibintu biraza kuba biri show cyane mu mujyi wa Kigali kabisa. Nanizera ko weekend yakomeje kugenda ibaryohera, kuko amasaha yo y'utubari urumva abasinzi bashyizwe igorora, ariko nanone RDB bibutsa ko mudakwiriye kurenga ku mabwiriza n'ubundi agenga utubari, harimo kugabanya urusaku, kunywa ukarengera cyangwa kubakora mu tubari guha umuntu wasinze inzoga naryo nikosa. Nanone kandi bakadukangurira kutanywa ngo tunatware ibinyabiziga. Ibi byose murabizi ko ari amwe mu mabwiriza agenderwaho. Nanone kandi ibi byose ni mu rwego rwo gukomeza kubungabunga umutekano w'igihugu ndetse no kutabangamira ubusugire bw'igihugu muri rusange. Reka mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane kabisa. Hanyuma nizere ko icyumweru gikomeje kugenda kigenda neza cyane. Wewe wagiye mu gusenga, reka nizere ko ibintu bikomeje kuba bigenda neza cyane. Nawe utabashije kujyayo, reka Imana ikomeze kugufashirize mu byo urimo byose, kandi nizera ko ukomeje kuba umererwa fresh sana cyane. Ngiye nkuko bisanzwe nitwa Safi Tiger. Reka mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza cyane, kandi nizera ko uri amahoro, ukomeje kuba ugenda ushima Imana pole kabisa. Let me leave nakagaruka. Amakuru yo ni trending news magena gushakishiriza mu binyamakuru bigiye bitandukanye, kugira ngo nkomeze kugushyira igorora kabisa.